Yes, ikaze mu karere ka Muhanga, haturi ni mu mujyi wa Muhanga neza cyane, ngira ngo mube murabireba muri ya rompowe iri hano mu karere ka Muhanga. Rero twamaze kugera mu mujyi wa Muhanga, nahagiye kubera umukino ku munsi wa 30 ikipe ya AS Muhanga igiye kwakiramo Rayon Sports, n'umukino wo ku munsi wa 30 wa BK Pro League cyangwa se Championnat cya mbere mu Rwanda 2025-2026. Abafana murabona kabisa, abafana ba Rayon Sports ni imodoka ntabwo ari nyinshi, nimwe nabonye ngabo barimo baraza, ariko urabona ko mu karere ka Muhanga ibintu bishyushye. Murabona hano kabisa abandi bafana ba AS Muhanga babiri bagiye kubakira neza cyane, murabona hari kabisa abafana n'abazenguruka imodoka murayireba hariya gake gake kugira ngo abantu baze banamenye ko bageze mu karere ka Muhanga. Bara n'abafana babiri ba AS Muhanga no bajya kubakira gake gake, ariko nk'ijisho ry'umunyamakuru nako mu karere ka Muhanga ntabwo ibintu bishyushye nkuko Rayon Sports ku bintu babimeze yagiye ahantu nkuko yaba mu ntara ari ukuntu usanga ibintu babishyushye, ukabona muvoma zirimo ni nyinshi kabisa, ariko urabona ko mu karere ka Muhanga ni ibisanzwe wagira ngo ntabwo bagiye kwakira ikipe ya Rayon Sports. Nkuko nabibabwiye n'umukino ku munsi wa 30 ikipe ya Rayon Sports igiye kuwukina nyuma yuko iheruka kunganya na Apr igitego 1-1 muri Stade Amahoro mu mukino ku munsi wa 29. Ni Rayon Sports irimo iragira ngo irebe ko yakwiruka inyuma ya Apr, irebe ko yatwara igikombe cya shampiyona, nubwo bisa nk'ibigoye. Ubwo Apr yo ku munsi w'ejo izakina na Al Hilal. Ubwo AS Muhanga yakaniye cyane, iravuga iti Rayon Sports tugomba kwitesha amanota gusa. Icyo mibarerekana nuko mu mikino 5 yose iheruka guhuza AS Muhanga na Rayon Sports yose Rayon Sports yarayitsinze. Ngira ngo murabyibuka mu mukino ubanza wa shampiyona wabereye i Kigali, icyo Rayon Sports yatsinze AS Muhanga ibitego 2-0. Uwitwa Sini Paul Jesus ndetse na Tony Kitoga nibo bari bafashe Rayon gutsinda. Burumvikana ko Rayon Sports ikunda gushobora AS Muhanga cyane. Ubundi Rayon Sports irukaga hano mu karere ka Muhanga ubwo yakinaga ubwo yari yaje, ubwo bari muri pre-season muri ya tour Rayon Sports yakoze uzenguruka ahantu hatandukanye ibifashwemo n'uruganda rwa Skol. Ni tour yari yateguwe na Skol n'umundi isanzwe ari umuterankunga wayo mukuru kabisa, nibigarukaga hano mu karere ka Muhanga. Ni match yabaye kuwa gatatu, birumvikana ko ni mu minsi y'imibyizi, niyo mpamvu bishobora kuba ariyo mpamvu nta bafana benshi bahari. Nababwiye nkuko izengurutse hano nta bafana benshi bahari, uri kurebamo hano abafana ni bakeya. Kanzemo magaro wa mufana uriya musaza umwe azano tuganire kabisa. Muze ndagira ngo tuganire kabisa, tubwire urabona ni bafana AS Muhanga cyangwa ni bafana Rayon Sports simbizi. Abafana ibyo ntabwo babimenya kabisa. Ni match iri buze gukinwa n'ubundi ku isaha y'isa 9. Ubwo Rayon Sports igiye kwikina iri ku mwanya wa 4 n'amanota 48, mu gihe AS Muhanga butuvugana niyo iri ku mwanya wa nyuma n'amanota 28. Nuvuga ngo mu bijyanye n'amanota Rayon Sports ikubye kabiri AS Muhanga. Gusa AS Muhanga nabonye uwitwa Karikeza umuvugizi wayo yatangaje cyane, aravuga ati kabisa ibintu birakomeye cyane. Abafana se ko bashaka kurwana bimeze bite? Oya, baramenye n'inka ntabwo zikirwana, baramenye. Ura n'umurwayi urawisize amarange okay, birumvikana kabisa. abantu barano baravuga ko afite ikibazo cyo mu mutwe, ararwaye kabisa. Birumvikana, ndabona amusaza arafite ubwoba bwinshi cyane kabisa. Ibintu ntabwo wabyoroshye abe na gato. Twazinutse ngo tugere mu karere ka Muhanga hakiri kare kugira ngo tunagane n'abaturage baho. Ikibazo nuko mbona bakonjemo ukuntu kabisa. Nimo nashaka abafana ba Rayon Sports usibye bari baturutse i Kigali, bara ko nabo twasanze mu karere ka Muhanga banze batubwire se biteguye gute. Rayon Sports yatsinda AS Muhanga. Ndakubwira ko Rayon Sports iramutse itsinzwe na AS Muhanga cyangwa se ikanganya igikombe ku kigero cya 80%, 90% Apr yaba yamaze kugitwara, kuko butuvugana Apr iri ku mwanya wa 2 ku rutonde rwa shampiyona. Irarusha amanota 7, irarusha amanota 7 kabisa. Oya, amanota 8 ahubwo. Irarusha amanota 8 ikipe ya Rayon Sports. Urumva ko ibintu ntabwo byoroshye habe na gato kabisa. Reka twegera hari ikiba cyatuzanye n'amakuru. Yes, nkuko nabibabwiye kabisa, n'ubundi turi mu karere ka Muhanga agiye kubera umukino AS Muhanga yakiremo Rayon Sports. Niyo mpamvu turi kumwe na bamwe mu bafana aba Rayon Sports kugira ngo banze batubwire se bimeze bite, bariteguye gute, bafite ikihe cyizere. Mbere na mbere witwa? Nitwa Saddam Original guturuka i Muhanga hano. Nubwo mufana Rayon ariko bimuhanga. Mfana Rayon nk'abandi Muhanga kabisa. Ariko se none ikipe yawe yagusanze naha, ufite ikihe cyizere AS Muhanga murayitsinda cyangwa? Wana noroca n'ubundi Muhanga yamaze kumanuka turayikubita kabisa. Oya, se muretsinda bingahe? Turayitsinda ibitego 3-1. Ariko se uri kugendera ku ki Rayon Sports yawe nibyeruka kunganya na APR, ariko
Ewana Asumani arareba mu mazamu yombi kabisa. Asumani aratsindamo 2. Ikindi kiratsindwa na Tambwe Guruwari. Ufite ikizere kabisa? Ufite ikizere 90%. Wamaze kugura itike mu kanya ajya kuri itike ndayifite rwose kabisa. Itike ndayifite dore ngiye. Mfite n'amatike abiri ahubwo n'abandi baze ndabishyurira naribi. Ndabishyurira kabisa. Umujano fana? Resport. Oya suburi tayari ufite ikizere ko mugiye gutsinda AS Muhanga. Impamvu mfite ikizere nuko ejo bundi Apr yaraducitse. Mwe warabibonye. Igice cya mbere cyose minota 15 umupira wari uwacu. Rero nta mpamvu tutari buze gutsinda Muhanga. Oya so ngo mwebwe urabona kuri ya match Apr yarabacitse uri mwagomba kuba mwarayitsinze. Twagomba kuyitsinda ibitego 2 basi kuri kimwe. Ikipe wenda twemera ko ari nkuru ariko twarayitsinze. Ariko se noneho urabona AS Muhanga uyu munsi uragendera ku kino no kuba muri buyitsinde abakinyi uvuga uti wenda uyu munsi baraza kudufasha gukora akazi nabaye bimeze bite? Ngiye impamvu mvuga ko turi buyitsinde nuko ubushize urabizi ko Apr kugira ngo iducike twari twashyizemo abakinyi nyine bafite imbaraga imyuka bariye. Rero icyo nizera nuko turi butane tsinze sinapfa kumeshoninga uri wone ndi bugendera ariko ngiye abakinyi ndabizeye bose. Muratsinda? Twatsinda 2-0. 2 ku busa byane nande. Babivuga rare inama meshoninga uri gutsinda ariko icyo nizana nuko turatsinda. Byanyabyo. Ako se nawe ufite ikizere ko muri gutsinda AS Muhanga? 100% nge mfite ikizere ko turi buze kuyitsinda. Ako se uri muragendera ku kikabare mwese niko mama ufite ikizere kandi na AS Muhanga kivuga iti Rayon Sport tugomba kuyikura ku gikombe Burundi kahita bivamo. Banza bamva ikintu kimwe. Ikipe yanjye muri no minsi ihagaze neza. Nta kibazo ifite. Rero reka nekurirwa mvuga n'amagambo menshi. Ngiye ijambo ngiye gukubwira ni rimwe. Ni ibitego 2 kuri kimwe. Rayon Sport turi tayari turateramo imbere ibitego 2 kuri kimwe. Oya se byane nande. Ngewe nta magambo menshi ndi bukuvugisha. Woze gutega amatwi radio nzi neza kuri uraba uri ku kibuga urambwira ukuntu biza kugenda. Ni ibitego 2 kuri kimwe. Abariyo bimuhanga ko mufite ikizerera cyane ra. Ni gahunda hejuru. Nikose nawe ufana Rayon? Byadanje bana. Hano uvuye no mu kazi. Mba mvuye mu kazi kugakora. Sina karira bareyo. Ariko kazi. Hano ndari bururu no kazi ni karangira hano mu kazi uburireyo. None se nawe uri muri bunga mu gihe abagenzi bawe ufite ikizere ko muri gutsinda AS Muhanga? Ya cyane rwose ubundi baravuga na rutuguru kurango rusumba ijose. AS Muhanga iri hasi abare turi hejuru. AS Muhanga ko yakanivuga iti turabakura ku gikombe twigaro ikizere tugume mu cyambere. None se reka nkubaze uri sake yivyutse kabika nagabe iri bubone inkoko yo kwimya ariko abareba turimya AS Muhanga ibitego 2 ku busa. Nuvuga ngo AS Muhanga muri kwigeranya nka sake ibyuka ibika mu gitondo gucyo biraho ngaho gusa. Nabikubwire nyine je banyita First Melody. Ndabikubwiye mu kanya ubu hari ibitego 2 ku busa. Osimeni arabanza arebe mu izamu imbere cyane. Inde? Osimeni ninde? Osimeni. Asman. Ndikumana Asman. Okay, Ndikumana Asman wabone batsinze igitego cyo mu cyana na Apr. Igitego cya mbere ni urakibanza reba mu izamu. Ikindi cyakitsindwa na? Ikindi oya ibindi byose turabikurikira urumva. Ariko icyambere cyo mubwiye ni ibitego 2 bitavona kimwe. Niba nkubeshya unsange yari ku kazi. Unyumoze. Sawa akazi keza. Sawa murakoze cyane. Jewe ndagira ngo nkubwire ewan isaro ryacu hano imuhanga hari isaro fan club. Ewan tugomba guhaguruka nk'isaro fan club uyu munsi tugomba gutsinda AS Muhanga. Ibyo umuyobozi ari kuvuga ngo Muhanga ngo iratsinda Reyo none se mbere tutarahura na Reyo ko batigeze bavuga abayobozi babonye ubwishi bw'abareyo babona ko vuga akose ko nagize ngo Muhanga ntabwo mushyushye ababi Muhanga ko mudashyushye bimeze. Oya twe Muhanga turashyushye abareyo duhora dushyushye twebwe. Ejo bundi Apr yarancitse warabibonye bahungu banje bameze neza niteguye amanota 3 kuri uyu munsi. We nyuma ya match ibyo nagutangarije ubinsubiriramo kabisa. Sawa urakoze cyane. Sawa kabisa.